tubahaye ikaze mwe mudukurikiye kuri Defender Media. Icyo musabwa ni ugukanda subscribe, ubundi video zikurikiyeho mukajya muzireba neza. Uko iminsi yicuma niko isura y'ubucuruzi igenda ihinduka. Iterambere ryo kwishyurana amafaranga hatabayeho kuyahererekanya mu ntoki rirakataje. Ntakibazo uti ibi byatangiye ryari? Umugabo w'umuhanga wize muri Amerika akaba n'umunyamerika Crypton wavutse mu 1955. Uyu mugabo yabaye umupiyoniya wa mbere, ndavuga washinze cyangwa uwatekereje bwa mbere igiceri cy'ikoranabuhanga. Uyu mugabo atekereje byiza, gusa abantu ntibabishimye kuko abenshi bamusetse bagira ngo ni ubusazi. Mu 1980 nibwo ibyo byabaye. Uyu mugabo yarasetswe cyane nyuma yo kuvuga ko ashaka gushyiraho igiceri kizifashishwa mu ihererekanya ry'amakuru kuri mudasobwa zigiye zitandukanye. Gusa ibyo yakoze byabaye nk'imbarutso. Umugabo w'Umuyapani Satoshi Nakamoto, umugabo utazwi neza, uzwi neza ko ari Umuyapani gusa nta kindi, utazwi igihe yavukiye, utazi aho yize, icyo bazi ari uko ari Umuyapani kandi akaba ari computer scientist. Yatekereje ku byo Crypton yavuze abishyira mu ngiro. Uyu mugabo mu 2009 yasohoye igiceri cya mbere, agisohorera muri Satoshi app. Urumva ko Satoshi ni izina rye, ni igiceri yiyitiriye. Ndavuga ko yiyitiriye application yatanze icyo giceri. Iki giceri cyasohotse bakita Bitcoin. Iki giceri cyaramamaye ku isi dore ko iki giceri cyasohokeye ku $5. Uburyo bwiza bwari buriho kugira ngo ubone iki giceri yari inzira ya mining. Mining abantu benshi barayikoze, gusa abandi ntibayumva. Abayikoze ubu ni abamiliyoneri. Uzi agaciro k'igiceri cy'ikoranabuhanga, ntiyakibaza impamvu umuturanyi wawe, inshuti yawe afite amasaha runaka akamayininga. Nuko azi agaciro k'igiceri cy'ikoranabuhanga. Ubu ku isi hirya no hino bakoresha iki giceri bakihererekanya ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Nk'ubu igiceri bita payi, hirya hino ku isi uragitanga bakaguha inzu, bakaguha imodoka, ibyo kurya ndetse n'ibindi ushaka. Urumva ko iki giceri kigeze ku rwego rushimishije. Ibi byose tubikesha Crypton watekereje ibyo bintu. Uyu Satoshi Nakamoto nababwiye yabaye nk'imbarutso. Kampani nyinshi, abakire benshi batekereza uburyo bashyira hanze ibiceri. Ubu ibiceri byabaye byinshi, icyo musabwa ni ukumayininga. Ibyo biceri mukabyibikaho. Izo kampani iyo zishyize hanze igiceri zishyiraho n'ibijyana nabyo. Ndavuga kumayininga. Kumayininga ni iki? Mwakumvuga kumayininga ku batabizi. Kumayininga ni uburyo wibikaho ibiceri, ukibikaho icyo giceri kikaba icyawe, ukagiraho uburenganzira ku buryo wemererwa kukigurisha cyangwa se kukibika, ukagikoresha icyo ushaka. Kumayininga ni uburyo bwiza butavunanye, busaba gusa kuba ufite interinete. Kumayininga mvuga si ugucukura amabuye y'agaciro, hanyuma usabwa ipiki cyangwa se isuka kugira ngo ucukure. Hoya, interinete, telefone cyangwa se mudasobwa iyi yagufasha gucukura. Mu isi ya digitali ibintu byose biroroshye. Kanda ahantu mu masaha 24 wongere wakande, mu myaka 3 cyangwa 2 cyangwa amezi ubu umumiliyoneri. Ubu hari application nyinshi ziri gutanga ibi biceri. Hari Ice Network, Pi Network, Satoshi App ya Satoshi Nakamoto ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Nababwiye ko Satoshi Nakamoto yabaye nk'imbarutso. Nimba mushaka izi application nyandikira kuri WhatsApp yanjye, cyangwa se urebe undi muntu wari wese umayininga mu gace utuyemo, cyangwa se uwo uzi aziguhereza. Biroroshye mu isi ya digitali.
icyo musabwa ni ugukanda subscribe kuri iyi channel. Ibyiza ndetse tubahitiramo ibyo twifuza ko byabageraho mwese. Iyi ni Defender Media. Tuzakomeza kubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye mu nzira ya business ya online. Gusa nabashishikariza ko nubwo isi ya digital ari nziza, hari abantu benshi bashaka kwikurizamo amahirwe bagashaka kuturya no twacu twiboneye. Mwirinde kandi mwirinde nanone abashaka kubangiza. Mugane inzira ya mining ari yo yonyine idasaba igishoro.